Turagushima Uwiteka Mana ya Abrahamu, Mana ya Isaka, Mana ya Yakobo, se umwami wacu Yesu Kristo. Urakoze kutugeza kuri isaha, tukomeje kuyimbira ya mwami, tukwereka buri umwe wese mwami ibyo agukeneyeho, kuko urabizi kurusha twebwe ubwacu. Niyo mpamvu Umwuka Wera adusengera, adusabira nk'uko Imana ishaka, kubera ko no gusenga ntabwo tuzi icyo gusaba, ariko Umwuka Wera azi ibijyepfo by'Imana. Niyo mpamvu adusengera nk'uko umwami ushaka. Turagushima rero ko nawe mu ijuru Data waduhaye Yesu nk'avoka wacu, niwe atuburanira, niwe atuvugira ibyiza, nk'uko bivuga ko amaraso ya Abeli yatatse guhora, ariko amaraso ya Yesu Kristo yo yavuze ubuntu, imbabazi. Urakoze rero umugisha abantu bose bari muri gahunda yo gushaka amaso hawe, kugira ngo bakomeze bakanguke mu buryo bw'umwuka, bamenye ibihe aho bigeze, bamenye icyo gukora. Niwe mwami intwari ruta izindi, kandi waduhamagaye kugira ngo natwe tugende mu butware bwawe. Mu izina rya Yesu dufungura ubwenge mwami, kugira ngo umuntu wese asobanukirwe ubushake bwawe, asobanukirwe ijambo ryawe, asobanukirwe iby'ubwenge bw'Isiyoni. Mu izina rya Yesu amadayimoni afunga abantu mu buryo bw'umwuka ngo ntibumve ijambo ry'Imana, turayategetse mu izina rya Yesu ngo arekure abantu bose mu nzu yawe, kugira ngo buri muntu wese yumve amagambo yawe mu buryo bw'umwuka, nayumve muri kamere. Mu izina rya Yesu, amen. Amen, amen. Haleluya. Ubu rero turinjiye rero mu ijambo ry'Imana nyirizina rituyobora uyu munsi. Twumvise yuko hariho intwari nyinshi haba mu isi y'abantu y'abazima, haba n'intwari zikinishwa mu mafilme nka Superman n'abandi bose, ariko twabonye ko Yesu Kristo ni intashikirwa mu butwari, yaba mu bantu bose bahozeho ndetse n'abariho n'abazabaho n'abakina mu mafilme, bira byose Yesu Kristo arabirenze. Ubutwari bwose aho buva bukagera, nubwo abantu bashobora gutekereza, we ari hejuru y'ibyo byose. Imana ishimwe. Turaza kubona muri Bibiliya, amen, kubimenya ari cyo biri butwungure, kubera yuko imbaraga twiringira ntabwo ari imbaraga zacu, ni imbaraga ziri muri we, niwe imbaraga zacu. Birasaba rero tumenye rero n'ubutware bwe, yuko nk'uko yaduhaye gusangira kamero n'Imana, ni ukuvuga ngo yaduhaye no gusangira byose nawe, yaba ubutware yaba imbaraga, byose twahamagariwe gusangira nawe ibyo byose. Imana ishimwe. Haleluya. Iriya jambo rivuga ngo twaye gusangira nawe akamero k'Imana, nicyo bivuga. Il nous a donné à être participants de la nature divine. Ntabwo rero twebwe dusangira n'umwami n'Imana akamero kayo muri Kristo, hanyuma haba hari ikintu kindi Imana ifite itadusangiza, itaduha kugira ngo dufatanye nayo, ko ngo dufatanije na Data n'Umwana mu byerekeye akamero kawo. Amen. Rero ririya jambo twahaye umutwe mu Cyongereza cyangwa mu Gifaransa superhero, nubwo atari uko ryanditswe gutyo muri Bibiliya superhero, ariko hari amagambo afite ibisobanuro nk'ibyo mu bya Yohana 19. Tume ku murongo wa 11 tugeze ku murongo wa 16. Mbona ijuru rikinguye, kandi ngiye kubona mbona ifarashi y'umweru. Uhetswe nayo yitwa uwo kwizerwa kandi uw'ukuri, niwe uca imanza zitabera, akarwana intambara zikwiriye. Amaso ye ni ibirimi by'umuriro, no ku mutwe we afite ibisingo byinshi,
kandi afite izina ryanditswe ritazwi n'umuntu wese keretse we wenyine. Yambaye umwenda winitswe mu maraso, kandi yitwa Jambo ry'Imana. Ingabo zo mu ijuru ziramukurikira zihetswe n'amafarashi y'imyeru, zambaye imyenda y'ibitare myiza yera kandi itanduye. Mu kanwa ke havamo inkota ityaye, kugira ngo ayikubite amahanga, azayaragize inkoni y'icyuma. Yengesha ibirenge mu muvure w'inkazi y'umujinya w'Imana ishobora byose. Kandi ku mwenda we no ku kibero cye afite izina ryanditsweho ngo Umwami w'abami n'Umutware utwara abatware. Amen. Hano igihe azagaruka agarukana n'abera, nkuko muri Zakariya 14 bivuga ngo Yerusalemu izaba yatewe n'amahanga yose. Hanyuma 2/3 bikicwa, gasigara 1/3 cy'abayuda, nkuko byanditswe muri Zakariya. Noneho mu gihe bazari hafi yo kurimbura abayuda bose, aho rero niho bazataka, hanyuma bakabona Imana ibohereje Yesu Kristo umwe babambye. Hanyuma icyo gihe rero ngo igazabaje havugwa no mu byashwa 19 hanuruka kwa Yesu atari gutwara itorero, kwima ingoma. Kandi ku mwenda we no ku kibero cye afite izina ryanditswe ngo Umwami w'abami n'Umutware utwara abatware. Amen. King of kings and the Lord of lords. None se kubera iki aya magambo? Kubera iki Yohana ataretswe Yesu agaruka kwima ingoma ye yitwa umwami cyangwa umutware, ariko ngo ni Umwami w'abami, Umutware utwara abatware? Kubera iki? Nuvuga ngo hari abami babayeho bariho bazaba, hari abatware babayeho bariho bazaba. Haba mu isi y'umwuka hari abami, ibikomangoma by'umwijima. Haba mu isi y'abantu hari abami batwara amahanga. Rero Yesu rero ngo ari hejuru y'abo batware bwose, ndetse ari hejuru y'abo bami bose. Niyo mpamvu rero twakoresheje imvugo ya kino gihe yuko ari superhero, kuko hari aba heroes, hari aba superheroes, niko babita, ariko Yesu we arabarenze. Niyo mpamvu tuvuga ngo ni superhero, above all heroes, ari hejuru yabo bose. Na nibyo batubwira hariya muri Efeso. Mumvise impamvu y'uyu mutwe? Kuko hari abami, hari n'abatware. We yitwa Umutware utwara abatware bose n'Umwami w'abami. Efeso 1:20-23. Izo yakoreye muri Kristo ubwo yamuzuraga mu bapfuye, ikamwicaza iburyo bwayo ahantu ho mu ijuru, imushyize hejuru y'ubutware bwose n'ubushobozi bwose n'imbaraga zose n'ubwami bwose n'izina ryose rivugwa, uretse muri iki gihe gusa, ahubwo no mu bihe bizaza. Kandi yamuhaye gutwara byose, ibishyira munsi y'ibirenge bye, imuha itorero ngo abe umutwe waryo usumba byose, naryo ribe umubiri we ushyitse kandi ushyikirwamo na byose. Amen. Amen. Urumva ko Yesu ari hejuru ya byose. Amen. Ariko kugira ngo data amushire hejuru ya byose, amuha izina riri hejuru y'andi mazina yose, nuko byanyuze mu butware bwe. Wabizi? Ntabwo data yapfuye kubimwita, yanyuze aho data yashatse kumunyuza. Ejo twarize iki? Duti iyo Imana ihitishamo Yeremiya, amen, aho yanyura nawe yari guhitamo ubuzima nk'ubwa Daniyeli. Siko twavuze ejo? Kuko Daniyeli mu buryo materiel yarameze neza. Yeremiya we yabaye mu buzima bukakaye, bakamufungira mu rwobo, niyo prison, bakamugaragara agatsima n'utuzi. Ariko Daniyeli we yarafite inzu ye. Amen. Yaryaga ibyo ashaka,
uretse ibyo kwihumanisha ibyo bya Nebukadinezari cyangwa abakuru ba Babiloni, kuko mbere yo kubirya babanza kubiterekerera ibigwamana byabo byari bihumanye. Amen. Ariko ibindi byose ashaka kurya yarabiryaga. Yari afite inzu ye. Yeremiya ntabwo Imana yamujuze hariya kubera ko yavuye mu muryango ukenyoya. Yeremiya n'umutambyi ava mu muryango w'abatambyi. Urumva ko ni mwene Aroni. Nivuga ngo yari mu rwego rwo hejuru muri sosiyete y'Abisirayeli. Nkuko Daniel nawe yari mu muryango w'ibikomangoma, nobles. Ariko Imana yashimye ko umwe munyuza mu buzima bukomeye, ubundi kamunyuza muri ubuzima ko byari ngombwa ko haboneka urya mu rwego rw'imiyoborere y'isi y'icyo gihe ngo influence no kuzana urumuri rw'Imana muri ubwo butegetsi bwa gipagani. Amen. Ntabwo rero yari kugenda hariya hejuru hanyuma atangire kubaho nk'umuntu wo hasi. Vuga ngo standing ye yari kubaho yo hejuru, gusa ibyerekeye ibyaha ntafatanye nabyo. Ariko ibyerekeye imibereho ni ngombwa yisanga ari mu mibereho myiza, kuko bijyanye n'umuhamagaro we. Amen. Nk'ubu Imana iguha umuhamagaro wo kuzajya uba muri oni kugira ngo uwinjiramo umubwira Yesu unamusengera, sibyo? Kandi oni kabyemera ikaguha akabiro hariya ngo ngaka turakaguhaye. Ntabwo bazaguha akabiro gusa kuko bumvise ko ngo bakeneye ujaza basengera. Bazaguha n'inzu, bazaguha na buri kintu cyose. Ariko nibaguha inzu n'ibiki byose n'amafrigo, ntabwo uzemera ko bashiramo ibiyeri. Atari uko babyanze, nuko ibyo ntabwo byemera. None wowe hariya uzakora umurimo w'Imana kuko ujyanye n'umuhamagaro Imana yaguhaye. None uzakubitika mu gihe k'imibereho oya. Ariko ubundi Imana izamutuma ngo agende ahantu adashobotse, ahantu h'abakene, sibyo? Agenda hariya abwiriza ubutumwa bwiza. Imana umukoresha yahagurutse umurimo, uwo bizamugendera gute? Azaba afite amafrigo oya. Yaburiya wagiye ahantu heza mu buryo bw'umubiri, yaburiya agiye ahantu hakomeye akakaye, bose icyo basabwa ni kimwe: kuba intwari z'Imana. Kuko twabonye ko atari umuntu ahitamo aho Imana imunyuza, ni Imana ihitamo aho ikunyuza kugira ngo igaragaze ubutwari bwayo muri wowe. Amen. Ariko twese duhamagariwe kuba intwari zayo. Mwumvise ibyo Martin Luther King yavuze? Udashobora kuguruka yiruke, udashobora kwiruka agende, ushaka kugenda gire ute kamagamba. Ariko muri byose no mu buryo bwose ukomeze gende. Amen. By all means keep moving, gende. Ntihagire ikiguhagarika, yaba abantu, yaba ibitekerezo byawe, yaba ibiki, niyo ikintu kiguhagarika gukomeza urugendo rwo kuba intwari y'Imana. Amen. Ni amahitamo akomeye cyane. None hano twumvise ko Yesu kugira ngo ahabwe izina riri hejuru n'amazina yose, mu bihe byose Yesu azaba ari hejuru y'amazina yose, y'ubutware bwose, y'icyubahiro cyose, byose. Ntabwo byapfuye kuza. Bibiri tubwira impamvu. Murazi ubutware bwabo bugaragara, impamvu Imana yabikoze. n'Abafilipi ibice 2 umurongo wa 5 uza ku murongo wa 11. Aho niyo bakwereka impamvu Imana yamuhaye kiriya cyubahiro. Abantu benshi mu mateka y'itorero barashaka power ngo ya Yesu, ngo bagire ubutwari bwo guhagurutsa ibirema no kuzura abapfuye n'ibiki byose. Abazima bari hariya ntibajya kubabwira ubutumwa bwiza, ariko bashaka ngo imbaraga zo kuzura abapfuye, kandi bariya mu mwuka barapfuye. Kubera ko bashaka power, niyo mpamvu Imana itayitanga. Kuko kugira ngo Yesu agere muri rwego, amen,
bwo guhabwa izina riri hejuru y'andi mazina yose, ubutware buri hejuru y'ubutware bwose, ubushobozi buri hejuru y'ubushobozi bwose, ziriya titles zose ari hejuru yazo, z'uno munsi z'ejo iteka ryose. Ni ukubera ko ari aho data amubwiye ngo kugira ngo ubigereho ndakunyuzaho, yarabyemeye. Rero reka tubisome hariya. mugire wa mutima wari muri Kristo Yesu. Uwo nubwo yabanje kugira akamero k'Imana, ntiyatekereje yuko guhana n'Imana ari ikintu cyo kugundirwa, ahubwo yisiga ubusa, ajyana akamero k'umugaragu w'imbata. Agira ishusho y'umuntu, kandi amaze kuboneka afite ishusho y'umuntu, yicisha bugufi, araganduka, ntiyanga no gupfa, ndetse urupfu rwo ku musaraba. Nicyo cyatumye Imana imushyira hejuru. Musurinye, nicyo cyatumye. Ntabwo yapfuye gushyirwa hejuru, hari cyabitumye. Nicyo cyatumye Imana imushyira hejuru cyane, ikamuha izina risumba ayandi mazina yose, kugira ngo amavi yose apfukame mu izina rya Yesu, ari ay'ibyo mu ijuru cyangwa ay'ibyo mu isi cyangwa ay'ibyo munsi y'isi, kandi indimi zose zihamye ko Yesu Kristo ari Uwiteka, ngo Imana Data wa twese ihimbazwe. Amen. Kiriya ni cya kindi yavuze igikombe. Nyina wa Yohana na Yakobo yasabye Yesu ngo abana be, kuko yabamutwaye, ngo igihe cy'ubwami bwe ngo umwe azicare iburyo undi ibumoso. Umwe ari minisitiri w'intebe, undi wari minisitiri wanuze wa interieur. Uwo ni mama wabo, ni mama yasabiye abana be ati kuba ntwaye abahungu banjye, rero icyo ngusaba. Nimwumvise ko amasengesho aturukira umuntu akeneye. Ngo icyo ngusaba ngo nuza mu bwami bwawe, Yakobo Yohana umaze iburyo bwawe, icyaye iburyo bwawe undi ibumoso. Ariyo arasabira intebe, imyanya. Urazi ko Yesu yamusubije, ntabwo azi mukecuru ati ibyo uvuga ntabwo byumvikana. Yaramubwiye ngo ibyo kwicara iburyo n'ibumoso siye bitanga ni data, ariko icyo ashatse kuba niki, ariko mu nyongo ngo ese igikombe nzanyweraho muzakinyweraho, ngo ese igikombe nzanyweraho muzakinyweraho. Aravuga iki? Aravuga ngo izo ntebe zibikiwe abantu, amen, bazemera nabo kunywa ku bikombe data azabaha. Mu ijambo rimwe bakwiye kuzagaragaramo ubutwari. Ntabwo ari intebe umuntu apfa guhabwa gutyo gusa kuko yabisabye, ahubwo izo ntebe mubyeyi usabira abana bawe kuba iburyo n'ibumoso bwanjye mu bwami bwa data, siye mbitanga ni data, kandi abiha, amen, azibikiye abazanesha, azibikiye intwari. Iyo yavuze igikombe bavuga imibabaro y'umuhamagaro. Twebwe turashaka intebe, turashaka imyanya mu bwami bw'Imana, turashaka ibyubahiro, ariko tugakwepa igikombe cyo ngo ntikwinyweraho. Bayumvise? Cyo ni ikibazo, ni ikibazo gikomeye cyane. Ese amagambo y'umwe murayumva? Ibyo yawe umubyeyi yasabye mu by'ubwa kimuntu turamumva, ariko mu by'ubwami hari ibyo atarazi yuko nabwo ari kado. Nibi Yesu yaje gusobanura nyuma mu magambo ye ya nyuma, mbere ko atandukana n'abigishwa muri Luka 22. Nibyo yaje kuvuga hano 22 ku murongo wa 28 na 30. Nicyo bisobanura. Nimwe mwagumanye nanjye, twihanganana mu byo nageragejwe, nanjye mbabikiye ubwami nk'uko data yabumbikiye, kugira ngo muzarye mumwe mwegereye ameza yanjye mu bwami bwanjye, kandi muzicara ku ntebe z'icyubahiro, mucira imanza imiryango 12 y'Abisirayeli. Amen. Amen. Kubera iki bazicara kuri izo ntebe?
ngo kuko mwanyuranye nanjye mu byo nageragejwe. Murumva rero ko atari kado, ni ubutwari buzaranga abazicara kuri izo ntebe. Niyo mpamvu iki cyumweru, cette semaine on l'a dédié à l'héroïsme. Iki cyumweru twacyeguriye ijambo ryitwa ubutwari mu Mana. Ubutwari mu Mana. Amen. Ibyo yabwiye ba Petero nibyo natwe tubwira. Mwibuke ijambo rya Martin Luther King. Nimba udashobora kuguruka ko nta mababa, wiruke ko ufite amaguru. Nimba utabasha kwiruka, genda. Nimba utabasha kugenda, ugire gute? Kambakamba. Ngo ariko muri byose koresha uburyo bwose, ntugume hamwe, ugumuge ugenda ugana usatira intego y'umuhamagaro w'Imana ku buzima bwawe. Haleluya. Nta muntu n'umwe rero yavuga ngo jewe ntabwo jewe rwose ntacyo simfite ibi, simfite epfo na ruguru. Ibyo nta na kimwe gishobora kumvikana imbere y'Imana, kuko umuntu ntabwo ahamagariwe kuba nk'uriya cyangwa gukora nk'iby'uriya. Umwe wese afite umuhamagaro w'umwihariko. Nk'uko Imana izi umuntu wese ku giti cye, niko Imana iduhamagara. Haleluya. Kuko umuntu wese yaje kuri Yesu ku giti cye. Nubona mu muryango bose barakijijwe, ariko agakiza kuri k'uwo muryango ni mu gihe bagubuhamye, ugasanga umwe wese yagiye ahamagarwa ku giti cye. Ariko nusanga mu muryango bavuga bati twarahamagaye twese icyarimwe, uzajye ushyiraho point d'interrogation. Uzajye ushyiraho ikibazo kuri uwo muryango. Ntabwo Imana ikora gutyo. Imana ihamagara umuntu ku giti cye. Muzisanga umuryango wose warakijijwe, ariko umwe wese afite ubuhamya bwe, afite uko Imana yamuhamagaye. Niyo mpamvu uzasanga mu muryango kenshi ugasanga umwe niwe yahamagawe, abandi bakurikira izindi aho zigiye. Mabibisi. Kandi bakishuka ngo barakijijwe. Ariko Imana yareba muri uwo muryango akije umuntu umwe cyangwa babiri, abandi gusa barakurikira gusa. Kandi bakaba bazi ko bakijijwe. Ngo twese hano mu rugo twese turasenga. Mumvise? Umugabo akwiga ubuhamya bwe, umugore akwiga ubuhamya bwe, abana akwiga ubuhamya bwabo. Nta numwe akwiye kuvuga ngo twese turakijijwe. Ukwiye kuba ufite ubuhamya bwawe. Wahamagawe gute? Byagenze gute? Ubuzima bwawe mbere yuko Yesu aguhamagara bumeze gute? None amaze kuguhamagara bimeze gute? Ubu bimeze gute? Byagenze gute aguhamagara? Ubu bimeze gute? Umuntu wese akwiye kugira ubuhamya bwe. Nta numwe akwiye kwihisha mu buhamya bw'undi. Mabibise? Amen. Kuri wa munsi Imana nitwikurura abakijwe bo tuzatangara. Ariko cyo gutangara ntabwo isaba gihari. Tuzatuba umunezero. Abazatangara sinze bariho. Murumva rero Yesu ariho arabwira abigishwa mbere ko atandukana nabo, bya bindi yashubije nyina wa Yohana na Yakobo bene Zebedayo. Hano rero yabyaguye. Bayubise ngo intebe z'ubwami ntabwo abantu bazisaba, baraziharanira. Siko bababwira ngo ni mwebwe mwabanye nanjye mu byo nageragejwe, nkuko data ambika intebe y'ubwami namwe. Amen. Intebe z'ubwami zirabategereje. Muzicarana nanjye murye mumwe mu bw'Imana, kandi muzicara ku ntebe mucira imanza imiryango 12 ya Isirayeli. Ubutwari rero ntabwo ari ikintu kigukwa ku mutwe. Umuhamagaro w'Imana uraduhamagara kwakira ubuntu bw'Imana ntacyo dutanze, sibyo? Agakiza ni ku buntu. Nuvuga ngo tubabarirwa ku buntu. Nta mahene tukitanga, nta ntama zibagwa, sibyo? Yesu yabaye igitambo cyacu. Agakiza ni ku buntu.
tumaze rero kwemerwa n'Imana ku buntu, ibisigaye rero ukwiye kwibyaza umusaruro, ukwiye kwereka Imana kutari ntashima. Niyo Paulo yanditse ngo nimukareke ubuntu bw'Imana bupfa ubusa, kuko ushobora kugira ubuntu bw'Imana ukagupfira ubusa. Ni bya bindi ngo baha wa mwami yagiye hanyuma agasigira abagaragu be amataranto. Amen. Hanyuma uri yahawe taranto imwe akajya guhihamba, shebuja agarutse agacukura bungiyi akayimusubiza, akavuga ati nari nzi ko ujya gusarura utabibye n'iki byose, none nagiye narayishe. Abaze none se kuko itayimpaye nyihe muri banki ba inyungukire. Niyo ndavuga mu mvugo yanjye. Amen. Uwo bamugira iki? Ngo bamuhambira amaguru n'amaboko, bamujugunye mu mwijima wo hanze. Siko bimeze? None niwumva se yuko nureka ubuntu bw'Imana bugapfa ubusa, nizo ngorane uzagira? Ubuntu bw'Imana bukwiye gukora, kuko twumvise ko uriya Martin Luther King yavuze ngo udashobora kuguruka niyiruke, udashobora kwiruka nagende, udashobora kugenda nakambakambe. Ariko buri muntu wese mu rwego arimo akomeza agende. Niko bimeze. Nawe rero ntukwiye na rimwe kwemera yuko Satani akubeshya ngo wowe ngo nagufite iki ngo niwakorera Imana ngo nibagenda gute. Ibyo ni ibishuko bya Satani, kuko Imana irazi umuntu wese amataranto yamuhaye. Bamwe bahaye 5, abandi 3, abandi 1. Ibyo ntabwo bituruka kuri wowe, bituruka kuri yo. Ntabwo izakubaza ibitaguhaye. Imana yahabwa icyubahiro. Imana yahabwa icyubahiro. Nta muntu n'umwe izabaza ibyo tamuhaye. Urumva ko umwe yamuhaye 5 ayibyaza izindi 5, undi yamuhaye 2 ayibyaza izindi 2, uwa gatatu amuha 1 ariko we ntigeze ayibyaza indi. Ariko rero ngo mu gutanga umviriza ngo a chacun selon sa capacité, yahaye buri muntu wese bikoye n'ubushobozi bwe. Ntabwo rero Imana izakubaza ibitaguhaye. Imana iteka izakubaza ibyo yaguhaye icyo wabikoresheje, yaba impano, yaba ibintu bifatika, sibyo? Buri kintu cyose Imana irazi icyo yahaye umuntu, kandi ibyiduha ntabwo ari gusa ibintu bifatika, ari ibidafatika, des richesses immatérielles, les talents, ubuhanga, ubumenyi, sibyo? N'ibindi bitari amafaranga. Ibyo nabyo Imana izayibaza ko byitwa impano. Ngo niki dufite tutahawe, ngo nimba byose twarabihawe, ngo kwirata kwacu ngo nukubusa. Ni ukuvuga ngo umuntu wese akwiye kumenya se uko ndi gutya niki Imana yampaye, kugira ngo nkibyaze umusaruro. Amen. Kugira ngo nanjye sinzitwe ihigwari, ariko nzitwe intwari y'Imana. Ubutwari rero ntabwo bupfa kuza, bukwiye kugaragara mu muhamagaro w'Imana ku muntu, kandi ntabwo bipimwa bigereranywa n'abandi. Buri muntu wese Imana ifite igipimo cye. Imana yahabwa icyubahiro. Amen. Umuntu wese Imana ifite igipimo cye, kuko ntabwo yahaye bose taranto zimwe. Umva ko umwe yamuhaye 5, undi 2, undi 1. None rero tugiye dufate iminota 5 umuntu wese yibaze, mbere ko tuza kureba rero Yesu Kristo intwari ruti izindi. Amen. Ibyamuranze n'ukuntu twagera ikirenge mu cye. Umuntu wese afata iminota 5 asaba Imana kugira ngo ahishurirwe niki afite yakoresha kugira ngo ubuntu bw'Imana bumubashishe kugendera mu butware. Imana ikwita intwari yayo. No gufunguka amaso. Ukwiye gufunguka amaso ukamenya niziye taranto Imana yaguhaye, hanyuma utangire uyu munsi usaba Imana ikubashishe kuzikoresha kugira ngo zizunguke. Amen.